Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Murabo gushimirwa. Uwiteka aduhana umugisha. Ndashimira byimazeyo abamaze kudukorera subscribe. Nanone ndashimira byimazeyo abantu badukorera ku gatima cyangwa se baduha like. Abo bose turabashimira. Nanone kandi ndashimira abantu bahererekanya izi message dutanga bagamije gufasha abantu bafite imitima itaryarya kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ni mucyo turebere hamwe ikituraje inshinga. Kugira ngo dusuzume, reka turebere hamwe amagambo Paulo yakoresheje ashaka kwibutsa abantu iyo bashatse guhimba ibijyaniranye n'imyemerere icyo bakoresha. Bakora bate? Igitabo cy'Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 kugera 23 haranditswe ngo, nuko rero ntihakagira ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubwo kuziririza iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ntihakagira umuntu bavutse ingorano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose uvanwaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitangwa, ugatereranywa neza nabyo. Nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye kubw'imigenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? Ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho. Kandi ibyo byose biba biheze iyo biririwe. Mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Ni koko ibyo bisa n'aho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bifite na hato ukurwanya irari ry'umubiri. Nanone ubwo Paulo yahuguraga Timoteyo, yamwibukije ibyo umwuka yavuze, inama yatanze, ndavuga umwuka wera. Tubisanga mu Rwanda imbere rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 1 kugera 5. Hari n'abantu babuza abantu ngo ntimugashyingiranwe, ntimugakarye ibi, ntimukanywe ibi. Ariko reka twumve icyo umwuka wera yahamije. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 1 kugera 5 haranditswe ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa, bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana cyangwa se gushyingiranwa, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranye ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ni mucyo turebere hamwe, ese kunywa inzoga ni icyaha? Icyo Bibiliya yigisha ku bijyaniranye n'inzoga. Kugira ngo tubone amashira kinyoma, ni mucyo twumve amagambo Yesu yakoresheje ubwo yari hano ku isi, yibutsa abagombaga kuba maso ko batagombaga kubatwa n'inzoga zabatera ubusinzi. Yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 21 umurongo wa 34. Yagize ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Umuntu wasinze aba ari mu mimerere y'ikinya, nta kintu aba yitayeho. Niyo mpamvu Yesu yatanze ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Iyi ni imbuzi cyangwa se impanuro cyangwa se umuburo Umwami wacu Yesu Kristo yatanze ku bijyaniranye n'ikoreshwa ry'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Kubifata mu rugero ruciriritse ndakeka ko byaba atari icyaha.
kubera iki? Kurya ibyo kurya byinshi bishobora kukwangiza umubiri wawe. No kunywa ibyo kunywa byinshi bishobora kukuviramo cyangwa se kuguteza akaga. Ese kunywa inzoga ni icyaha? Ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya rivuga ko vino ishimisha imitima y'abantu. Turabisanga muri Zaburi 104 umurongo wa 15. Dusoma ngo, na vino yishimisha imitima y'abantu ngo iboneranishe mu maso haba amavuta, kandi ngo umutsima uha imitima y'abantu gukomera. Yumvikana ko vino ni kimwe mu kinyobwa gishimisha imitima y'abantu. Mu by'ukuri se Bibiliya yemera ko abantu banywa vino cyangwa se inzoga? Igitabo cy'Umubwiriza ibice 3 umurongo wa 13 haranditswe ngo, kandi ko umuntu wese akwiye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko ntabyo nabyo ari ubuntu bw'Imana. Byumvikana ko igisubizo ko kunywa no kurya ntacyo bitwaye. Ese tukwiriye kunywa iki? Murambabarira. Mu Mubwiriza igice 9 umurongo wa 7 hatubwira icyo tukwiriye kunywa. Mu Mubwiriza igice 9 umurongo wa 7 haranditswe ngo, igendere wirire ibyo kurya byawe wishimye, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Byumvikana ko iyo ufite imirimo myiza Imana ishima, kunywa vino rwose nta cyaha kirimo. Kunywa inzoga mu rugero si icyaha. Kunywa inzoga mu rugero si icyaha. Nk'uko twabibonye muri Zaburi 104 umurongo wa 15, twatahuye neza ko vino ishimisha imitima y'abantu. Nanone vino cyangwa se inzoga ishobora gukoreshwa nk'umuti. Abakristo bo mu kinyejana cya mbere birashoboka cyane ko nk'uko ibyanditswe bigaragaza bayikoreshaga. Shingira kuki? Muri Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 23 haranditswe ngo, uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kukurwaragura. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke. Bibiliya ntabwo ikoresha ko umuntu yarakwiriye kunywa vino nyinshi, ahubwo akwiriye gukoresha mu rugero. Nanone Bibiliya ivuga ko Yesu yakoresheje vino ari hano ku isi. Tubyemezwa n'iki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 26 umurongo wa 29 haranditswe ngo, ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Nanone Yesu yaje kugaragaramwa inzoga, ndetse abantu baramunyega. Tubyemezwa n'iki? Reka turebe amagambo aboneka muri Luka ibice 7 umurongo wa 33 kugera 34. Haranditswe ngo, Yohana Umubatiza yaje atarya umutsima atanywa vino, muravuga muti afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, muravuga ngo dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga ni inshuti y'abakoresha bikoro n'abanyabyaha. Mu bitangaza Yesu yakoze ari hano ku isi, hari igitangaza yakoze agikuye mu mazi, bigaragaza ko gukoresha vino mu gihe cye bitari icyaha. Yafashe amazi ayahinduramo vino. Tubyemezwa n'iki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku 10, reka tuharebe twumve uko byaje kugenda.
Ku munsi wa gatandatu hacyujwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutoranya n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza, nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intango amazi. Barayuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira, bamushyiriye amazi. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashya amazi, nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona bakazana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye nziza aba arizo uherutsa. Byumvikana ko mu muhango ujyaniranye n'ubukwe babanza iziryoshye, abantu iyo bahaze ngo bazana izitaryoshye, kuko abantu bataba bacyumva uburemere cyangwa se uburyohe bwa vino. Byumvikana ko iki gitangaza Yesu yakoze byaba ari ikizira kuba Yesu yaratanze inzoga abantu bakayikoresha, nyuma yaho abanyamadini bakatubwira ko kunywa inzoga ari icyaha. Nubwo Bibiliya ivuga ko kunywa inzoga atari icyaha, ivuga ko kunywa inzoga nyinshi ari icyaha. Nubwo Bibiliya ivuga ibyiza by'inzoga, iciraho iteka abayikoresha mu buryo bw'akahebwe, mu buryo burengeje urugero. Igihe umukristo ahisemo kunywa inzoga, asabwa kutarenza urugero. Niyo mpamvu Pawulo yagaragaje mu itoranywa ry'abakwiriye kuba abadiyakoni icyo bagombaga kuba bareberwaho. Turabisanga muri Timoteyo wa mbere ibice 3:8, haranditswe ngo, kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari interenganya cyangwa abamenyereye inzoga nyinshi, bakifuza indamu mbi. Byumvikana ko nimba abadiyakoni bakwiriye kuba abantu batari interenganya cyangwa abamenyereye inzoga nyinshi, kandi bafite umuco ugaragaza ko bitonda, byaba bidahuje n'ukuri abantu bafite iyo mico bitonda, atari interenganya cyangwa abamenyereye inzoga. Ni ukuvuga aba bantu ni abantu b'indakemwa mu mico no mu myifatire. Nanone reka turebe amagambo aboneka muri Tito ibice 2:2 n'uwa3. Turebe abasaza n'abakecuru bo baragirwa iyihe nama. Ese nabo bakwiriye gukoresha inzoga nyinshi? Ese bakwiriye kwitwararika bate mu bijyaniranye no gukoresha inzoga? Muri Tito ibice 2:2-3 haranditswe ngo, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde, badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. N'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza. Ko abakecuru n'abasaza bakwiriye kwirinda gukoresha inzoga nyinshi. Bibiliya ijambo ry'Imana igaragaza impamvu tugomba kwirinda gukoresha inzoga nyinshi. Ndavuga abazikoresha. Inzoga nyinshi zangiza ubushobozi bw'uzikoresha mu bijyaniranye n'intekerezo.
wa muntu wigize addicted mu kunywa inzoga by'akahebwe, wa muntu witwa ngo umusinzi. Dore ibimubaho Bibiliya ivuga. Igitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa 29 kugera 35 dusoma ngo, ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite ingoma zitagira impamvu, ninde utukura amaso, n'abarara inkera, n'abagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe, ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. Ni ukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge. Ukavuga uti, bankubise nyamara ntacyo nabaye, bampondaguye kandi sinumvise. Ndakanguka ryari ngo nongere nge kuvumba? Byumvikana ko umuntu unywa inzoga bikagera muri uru rugero, Bibiliya imugira inama yo kuzireka. Umuntu wasinze ntashobora gukurikiza itegeko ry'Imana rijyaniranye no gukora ibihuriranye no gutamba igitambo cye nk'umubiri, ari cyo mubiri we. Umuntu wasinze kuko ntabashobora kuba yakwikontorora. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 haranditswe ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera, bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Byumvikane ko iyo wabaswe n'inzoga, kumvira itegeko ry'Imana byagorana. Kunywa inzoga nyinshi bituma umuntu atamenya kwifata. Uwo muntu wabaswe n'inzoga akora ibyo yishakiye. Twibukiranye byica umutima. Muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 11 haranditswe ngo, ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Kubw'ibyo abakristo bagirwa inama yo kudasinda inzoga ziri mu bukubaganyi. Kudasinda inzoga tubisanga mu Befeso ibice 5 umurongo wa 18 haranditswe ngo, kandi ntimugasinde inzoga ziri mu bukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Umugaragu w'Imana kumubona yasinze byaba biteje akaga. Kubw'ibyo byaba bihuje n'ubwenge. Niba udashobora kwikontorora kumenya gukoresha inzoga, byaba byiza ko nimba uri vertige y'inzoga wahasaba, byaba byiza kuyireka. Kunywa inzoga nyinshi biteza umuryango ubukene, binashobora guteza uzinywa uburwayi bukomeye. Igitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa 21 kugera 32 haranditswe ngo, kuko umusinzi n'umunyenda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. 31 Ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe, ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. Byumvikana ko kunywa inzoga nyinshi no gusinda ntibishimisha Imana. Kunywa inzoga nyinshi no gusinda ntibishimisha Imana. Dore inama Pawulo yagiriye Abagalatiya. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugera 21 haranditswe ngo, dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana,
no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Twiboneye uburyo Bibiliya igaragaza ko abantu bakwiriye gukoresha inzoga ariko mu rugero. Nibwo Pawulo yagaragaje ko inzoga ishobora kubamo umuti, avuga ati muri Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo waho wa 23 ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. Bibiliya ntabwo igaragaza ko gukoresha vino nyinshi ibi by'akahebwe bifite aho bihuriye n'ukuri. Nanone Bibiliya yagaragaje neza ko Yesu yigize gukobwa n'abantu bagaragaje ko ubwe yashoboraga kuba yakoresheje inzoga cyangwa se vino. Twabisanze muri Luka ibice 7 umurongo wa 33 kugera 34. Hagira ngo Yohana Umubatiza yaje atarya umutsima atanywa vino, muravuga muti afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, muravuga ngo dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga ni inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ariko umurongo wa 35 hagira ngo ariko ubwenge bugaragazwa n'abana babwo bose ko ari ubw'ukuri. Twaje kurebera hamwe igitangaza Yesu yakoze mu bukwe bw'Ikana. Twaje kumva neza uko Yesu yaje guhindura amazi mo divayi cyangwa se amazi mo vino, nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku 10. Twaje kureba uburyo ki ayo mazi yaje guhinduka vino, kuko umusangwa mukuru ubwo yaherezwaga amazi, ubwo yasogongeraga ayo mazi, yaje gutangara avuga ati abandi batangiza vino ziryoshye, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izibishye, ariko ngo mwe mwatangije iziryoshye kurushaho akaba arizo muherutse. Bivuga ko Yesu ubwe yakoze igitangaza atanga divayi cyangwa se inzoga. Nubwo nanone ko Bibiliya yagiye tugaragariza ko gukoresha inzoga atari icyaha, inavuga ko gukoresha inzoga nyinshi Bibiliya bifataho umugayo cyangwa se ari icyaha. Twaje kwiyumvira amagambo aboneka mu Befeso ibice 5 umurongo wa 18, yatubwiye ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ngo ahubwo mwuzure umwuka. Byumvikanye ko no mwitoranywa ry'abadiyakoni, ndavuga abakozi bakora imirimo mu itorero, bakwiriye kurebwa ko baba batari abantu bakoresha inzoga nyinshi, nk'uko twabibonye muri Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo w'8. Bite se ku basaza n'abakecuru? Twabibonye neza muri Tito ibice 2 umurongo wa 2 kugera 3, batubwira ko abasaza nabo bakwiriye guhugurwa ko babe ari abadakunda ibisindisha, abakecuru nabo babe ari abantu bakwiriye badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi. Byumvikana ko abantu bagize inzoga ikintu nk'ikiyobyabwenge nibo basohorerwaho n'amagambo aboneka mu Migani ibice 23 umurongo wa 29 kugera 35, batwereka ngo ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukura amaso. Bibiliya iravuga ngo ni abarara inkera, ni abagenda bavumba inturire. Byumvikana ko kunywa inzoga nyinshi ari icyaha, ariko kunywa gake nta cyaha, bitanabujije ko kuzireka
kuzireka ku ruhande rwawe bitaba ari icyaha mu gihe ubona zishobora kugukoresha ibidakwiye. Ni mucyo rero dukomeze dukore ibishoboka byose tugamije guhesha Imana icyubahiro, tutayoborwa n'amarangamutima, tutayoborwa n'inyigisho z'abantu bashaka kwiremera uburyo bwo gusenga. Dugitangira twanabonye n'ukuntu abantu bashobora gushyiraho imipaka n'inzitizi ku bijyaniranye n'imyemerere bagamije kuyobora ababayoboka. Twabibonye ubwo Pawulo yabivuze mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 kugera 21, ahantu bashimangiye ngo umurongo wa 20 ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye kubw'imigenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, ngo kandi ibyo byose biba biheze iyo biririwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mubaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Noneho umurongo wa 16 ari nawo utangirira Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ko bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa. Ijambo ry'Imana mwaganirizwaga n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest kuri uru rubuga Kubaturwa TV. Murabo gushimirwa, mukomeze mudukurikirane, kandi abafite inyunganizi muhawe ikaze muduha komanteri zanyu turusheho kumva, kandi muzaba mukoze neza nimwita kuri izi mpanuro tubagira. Ntago nagiriye inama abantu kunywa inzoga, sinanabujije abantu kuzikoresha, abafite uburyo muzikoreshamo. Mugira amahoro.